no kuvuga ngo muri uru Rwanda narwo ibintu birahari ese abo bantu babuze aho bapfunda imitwe babigenze bate none se abo bose Bibiliya ntibivuga ngo bazaba abantu bakunda impiya urumva nibyo bihe turimo nibyo ahubwo muri Ezekiel aravuga ngo umwuka wera yarahunze hari abo yahunze hari ahantu yahunze atakihaba Kombo nubabaye mwene data uwo rubabaye buri munsi ziko ari byinshi bikuremereye cyane ariko ihangane twese nuko ari benshi ujya ubona mu maso yabo hateye atari uko bamerewe neza. Amahoro y'Imana nabane nawe wewe wahisemo gukurikirana iki kiganiro turimo turakora uyu mwanya. Twasuye mama pasiteri mu rugo aho akorera, ndagira ngo tubanze tumuhe ikaze abanze adusuhuze. Mama pasiteri ikaze. Murakoze cyane, ndanezerewe kongera kubana namwe. Ni byiza cyane. Mbere ko tuganira rero nagira ngo tubanze dushime Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Turagushimiye cyane mwami Imana isumba byose, uri kwizera ukaba kwirengerwa, uraturengera akaturwanira izina rye nirihimbazwe. Uyu mwanya n'ubane natwe muri iki kiganiro tugiye gukora. Mana utubereye umuyobozi natwe mwami, ibyo tuvuga byose tuvuge tuvugishijwe nawe. Ndagushimiye ngaho n'ubwanzu utegekeye gukomeza kuba mu ruhande rwacu, byose ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye. Pasiteri najya mubaze kuri icyo twe tumaze kuvugaho, ese nk'imboni y'umuntu ukuze utekereza yuko biriya bintu bakora nta bintu biba bibyihishe inyuma, swate nk'imyuka cyangwa se hari n'izindi nyungu zibiri inyuma? Hari nk'inyungu ziba zibiri inyuma y'ubucuruzi, kandi niyo myuka ntabwo ari igitangaza ko yakurikirana abantu, kuko ni gute ujya kuzanira ibintu by'abantu batemera Yesu ukaza kubishyiraho yewe? Ntabwo bemera Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi genda mwemera nk'umwami n'umukiza, ariko bera ntabwo bamwemera, kuko n'umwemeye kenshi barabaca. Nk'ubu nabo nigeze kubona hari umuyahudi w'igenge wangije mu ishuri rya Bibiliya, yari umumama yarashatswe n'umwirabura. Twatubwiye ko yize mu Bwongereza aza gukizwa, ahamagara babwira ko wakijijwe, baramubwira ati niba ari ibyo uzana ibyo bya Yesu ntuzagaruke. Ahita yishakira muri Afurika yigumira inahangaho ngaho, ntabwo yongeye gusubira iwabo. Arabyara katubwira ati sinshobora kujyayo ko narinze mvuga Yesu, none giye uranzanira ibintu by'abantu batamwemera umwami wanjye, bize bifasha iki? Ikindi nimba iyo deliverance y'ibyo ngibyo, niba tubona ko ikibazo ari ari amaraso, ibintu byo mu bisekuru, ngo aruzi yuko hariho umuntu ushobora kundoga sindogeke kubera yuko ntabwo azi amakuru yanjye, kandi cyambere ni amakuru. None se amakuru tuzi yabari yana yuko ujya kumpa imicanga yaho ngo n'amavuta yaho na za kawunga. Nigeze kubona abantu batonze umurongo bajya basiga kawunga mu mitwe. Mbona ibyo ngibyo nge rero nabibona nka babandi bo muri Atene ngo basengaga Imana itazwi. Reka nkubaze iki kibazo pastor. Urabona hariya muri Israeli hari ikintu kitwa kabbalism, sinzi nibukiza ntabukiza, ni nk'ubupfumu cyangwa umugenzo wabo, nkuko natwe twavuga ryangombe cyangwa se ibintu by'ina. Hariya ko abenshi tubona abayahudi abenshi bagira ikitwa amaji, tukaba tubona abantu hano iwacu muri Afurika bagwa, umwe akazana igitambaro nk'uko yakinaga mu bakristo bose bakagwa kugira inyuma. Biriya bintu kabenshi babikora ari uko bavuye muri Israeli, nta sano bifitanye uburyo bireba. Iyo no muri Israeli aca n'ahandi, akaca no muri za Nigeria agacana agashakisha iyo myuka yose, nk'uko bavuga ngo imiti ikora ikoranye. Rero byose birashoboka, kuko bariya abantu ngewe rwose kubona batemera Yesu byonyine gusa nuko ari abana b'isezerano, igihe kizagera bazamwemera nabwo, kandi babanje gukubitika nk'uko n'ubu ngubu bimeze.
ariko ntabwo ngiye mbyemera yuko biri hari ikintu byahindura ku muntu ari amavuta yabo ari n'ibyo bintu byabo kuko bariya koko na mbere hose ni nacyo bapfaga n'Imana mu bupfumu bwabo. Ubupfumu bwabo rero ubu buri ku rundi rwego. None se niba uri mu bundi buhanga nk'uko n'ubundi bafite ubuhanga bwinshi tekinoloji bo biri hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo ubupfumu bwabo buri ku rundi rwego. Abantu wenda niba ufite nk'inshuti ziherereye muri biriya bihugu byo muri Europe cyangwa se na hano muri Italy, uzababaze icyo kintu barakizi. Ngo ni umugenzo wabo, abayahudi benshi usanga ibyo bintu ari byo bizereramo, usanga ibyo bintu by'amamaji biteye imbere cyane kuri bo. Noneho rero muri maji zabo bakora batajya no mu rusengero, dusanga bakoramo maji zimeze nk'izikorerwa mu rusengero. Twebwe ahangaha tuhita twibaza ngo ibi bintu nta sano bifitanye, ko abenshi hano iwacu ngira ngo urabizi ntabwo twagiraga abantu bashobora kuhuha umwuka abantu bose bakagwa hasi, kandi abantu twari dufite abantu bakizwa cyane, ni nabwo banakizwaga. Hanyuma uyu munsi turibaza ngo habaye iki noneho ko uyu munsi aribwo abantu bagaragara ko bahuha bakagwa ngo bari kuvamo imyuka mibi, ariko tukareba tugasanga ntabwo bakijijwe, tukareba tugasanga n'abaguye ntabwo ari uko imyuka mibi yari barimo ku buryo bugaragara, ahubwo babandi barimo imyuka wenda inagaragara ko ari mibi hano hanze, bizwi ko bafite uburwayi bw'imyuka mibi, ugasanga ntibakira cyangwa ntibabigira ngo babasengere. Biterwa tukareba okay, ntabwo wenda tuhita tubyinjiramo, bafite uko bizera, ariko dusigara dufite amakenga kuri iyo myizerere. Njye mbona nta myizerere yo kwizera kuko ntibizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Bafite ibyo bizera nyine by'ubumaji bwabo, kandi ibyo ngibyo nibyo bikora n'abandi nibyo bajya gushaka kugira ngo, kandi ibintu nk'ibyo bigakorwa kugira ngo bemerwe ko bafite Imana, bafite imbaraga z'Imana. Urumva ni imbaraga zo gushakisha, kandi imbaraga z'Imana ntabwo zishakishwa, iby'Imana birikora. Pastor, ni iyihe nama wagira abantu bose b'abakristo? Ubwo nibo twitaho cyane kuko twebwe abo nibo dutagetinga kuko nibo nyine itorero ry'Imana. Abo ngabo nibo tuba twitaye kugira ngo tubagire inama kugira ngo bakore attention y'abantu bose bazabazana ayo mavuta ndetse n'izo kawunga ndetse n'intuza n'iyo micanga ivuye muri Israel. Wababwira iki kugira ngo abantu barye bari menge? Kuko mu Rwanda bireze, kandi mu nsengero zikomeye cyane hano mu Rwanda, hano muri Kigali birazwi yuko ibyo bintu by'amavuta, ibintu by'ama deliverance nyine akoresha amavuta imicanga yiyongera yavuye muri Israel, babizi ko bigeze cyane. N'icyo bababwira ubwo? Njye abantu nababwira kwirinda no kugira ubwenge, nk'uko natangiye babwira muri Hosea ibice 4:6, bavuga ngo abantu banjye bishwe no kubura ubwenge. Abantu bakeneye ubwenge bw'Imana, kuko ugiye kuri ibintu bije muri iyi myaka, iyi ngiyi mu myaka nk'itatu niho ibi bintu byadutse, kandi kuva bije n'ubukristo bwasinziriye. Ariko mu myaka nka 20 ishize hariho ubukristo, abantu bagakizwa, abantu ukabona bafite discipline mu bukristo bwabo, ariko ubu ubona abantu basa naho bapayutse. Nta kubera iki? Kuko bareburwa n'imyuka, ntabwo ari umwuka. Noneho abantu rero bakeneye kumenya ubwenge no gushishoza, kandi cyane bakisomera ijambo, kuko ijambo niryo ryonyine ryo kukuyobora. Ijambo ryo rizakwigisha, ariko iyo abantu batangiye kuva mu ijambo bakajya gushakisha nko kujya mu bupfumu, ibintu byose birangirika. Tugana ku musozo, ndagira ngo ngire ikintu mubazaho cyerekeranye n'indi, turacyari kuri ya deliverance n'ubundi ku mupasiteri umwe wo muri Nigeria. Amavideo ye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube. Ni umugabo ukunze kugaragara yogosha imyanya y'ibanga abagore, akora deliverance. Ibyo bintu ibyo ni ubupagani bubi. Uwo ni umukozi wa Satani, ntabwo ari umukozi w'Imana. Abameze batyo bose ntabwo ari abakozi b'Imana. Ariko mama pasiteri, tutangira n'ubundi hari amakuru azwi ko naha mu Rwanda
hari abantu bafata ababyeyi abagore abakobwa bakagenda bakabuhagira ko uwo mupasiteri nawe yuhagira abantu nabo ntabwo abuhagira mu cyumba ahantu nyine hihishe abikorera mu rusengero rwe n'amakamera ariho umugore akaza akiyambura imyenda bakahita bamuhisume akajya mu kibazo kinini umugabo akamwoza teye imagine ibyo bintu ahantu bigeze kandi mu Rwanda tubona yuko nabyo bibaho ko hari abantu bagenda bakatuma abandi amazi ati ngwino nkuhanya umubiri wose mu Rwanda nabyo birahari n'ubwo bwose biteye byajya oya birahari yego hanyuma abo bantu nabo bameze gutyo bababwira iki cyo cyaje nakubwiye ko abantu bakwiye kugira ubwenge kuko Imana ntabwo ishakishwa nakubwiye ngo ni nk'indi y'abakwento bo muri tene bajyaga bavuga ngo barasenga Imana itazwi Pawulo akaza akavuga ati genje kubabwira noneho Imana nzi rero abantu bararindagira kandi bakarindagizwa n'abantu bishakira inyungu zabo kugira ngo bemerwe babone n'ubutunzi babone none se ntibabaha amafaranga erega mama pasiteri ni ukuvuga ngo umuntu wenda tuvuge nk'umukobwa ukubise imyaka 35 arambagirwa ariko akabura umushyira mu rugo arababaye ibyo nta n'igihe bitabayeho yego nayo gikomeza ikindi nanone buryo umuntu wabuze urubyaro nta kintu na kimwe amubwira gukora atakora yego kandi wenda n'umuntu wenda ufite ikibazo wenda cyo kurogwa nta kintu wamubwira none ngo nari kugikora ahubwo ngiye ndibaza kubera yuko uwo mugabo w'umunayigeriya we nabonye ngo baraza abashaka ubutunzi akabogosha kuri iyo myanya y'ibanga yabo rwose yarangiza utwo tuntu tw'abogosha akatujyana ahantu ubutunzi bakabubonaga habona abakozi ba Satani barabubona kabisa rero no kuvuga ngo muri uru Rwanda narwo ibintu birahari ese abo bantu babuze aho bapfunda imitwe babigenze bate none se bose Bibiliya ntibivuga ngo bazaba abantu bakunda impiya urumva nibyo bihe turimo ariko umuntu wamenye Yesu by'ukuri Yesu niwe uzamubohora nkuko avuga ngo numenye ukuri kuzababatura ntabwo ibyo ngibyo bizababatura byo kuvuga ngo oya umumenye ukuri kubabatura none se kondisiyo buna ni wasanga umwuka wera w'Imana ari yari marazana muri iyi minsi ya nyuma y'imperuka ahubwo muri Ezekiel aravuga ngo umwuka wera yarahunze hari abo yahunze hari ahantu yahunze atakihaba iyo usomye muri Ezekiel bereye nibaza ari guhera mu bice nk'umunani akavuga ngo umwuka wera ngo ageze imbere y'umuryango arageze ku marembo none harageze nta mwuka wera abantu bagifite benshi kuko bashaka kugaragara no kumenyekana reka tubwire ikintu gikomeye abantu bazakurikirana iki kiganiro nibamenye yuko nta bintu bishyashya Bibiliya itavuzeho kandi ikindi nanone umuntu nakubwira ngo mwino nkuderivure anyuranye n'ijambo ry'Imana abantu niba bimaso ko ibyo bintu byose ni inzaduka ntago byigeze bibaho yaba no muntu umwe azibikora cyangwa se na Yesu ubwe abikora rero abantu niba bimaso birinde barushaho kwegera Imana hanyuma kandi Imana nawe izabegera begera Imana kuta kwegera abantu kandi none ndumva kano kanyuma wenda nasorezaho ngira nkungana mu bapasiteri nuko umuntu wese wegera Imana agasenga birangira ari we mwiderivuriye yasenze Imana iramuderivura hanyuma zakande zigacika kuruta uko yasanga wa wundi w'impyisi ndeka mvuge ngo ni ikirura kuko Bibiliya ndi kubivuga ngo ni ibirura byiyorosha uruhu rw'intama abantu rero niba bimaso hanyuma done sinzi niba ari cyo urimo reka nangire nk'utuntu nka tubiri cyangwa kamwe mvugaho ubundi ngusubize mikoro tunerekeza ku musozo urabona ko ibintu yaravuze by'abapasiteri nk'ubu muri Nigeria ibi bintu hari ubumenyi bifiteho hari ubumenyi n'amateka mbifiteho bw'ibyo nabonesheje amaso hari imyuka mibi bamwe bajya gukorana nayo ariyo yiyo nakubwiraga yitwa bakabarizme urumva yaturutse hariya muri Isirayeli ariko yakwirakwiye hirya no hino ku isi ku buryo itakiri muri Isirayeli gusa kubera ko nanone n'amateka y'abayahudi ubwabo yatumye bikwirakwira hirya no hino urumva rero biriya bintu bifite amategeko rero nkuko n'imbarwa zo mu Rwanda bagiraga amategeko bw'ibyo bagomba kuzuza ahubwo abantu nibafate Bibiliya
basome icyo bibiri babwira. Hari ijambo Yesu yakoresheje aravuga ngo nimubaririze kandi mupirereze ngo inzira za kera aho ziri, ngo inzira nziza birabayemunyuramo. Abantu nibamara guperereza bakamenya Yesu bakamubamo, turibwira ko ibindi byose bazabitsinda cyane. Nicyo ngewe navugaga, keretse niba hari icyo wakongera mu pastor. Naho Bibiliya avuga ngo mubaze kubatubanjirije aba ariho tunigiraho. Abo batubanjirije twigiraho ntabwo twigira ku bubu ngubu. Abo ngubu rwose ugiye kure usanga baratakaye, barishakira kumenyekana kwabo n'inyungu zabo, ariko ntabwo bashaka inyungu za Kristo, ntabwo bashaka ko Kristo amenyekana. Yohana aravuze ngo ngiye nkwiye kugabanuka cyane, ariko Yesu akajya hejuru cyane. Abantu rero abakozi b'Imana benshi ntibagishaka ko Yesu agaragara, ahubwo no bashaka kugaragara. Niyo mpamvu rero abantu bakeneye kugira kuba mu ijambo kuruta kutindana n'abantu. Ariko nkuko natangiye mbabwira ko Dawudi yavuze ngo nibiki ijambo mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo ni ryo nyine rituma utacumura ku Mana, kandi ijambo rirakuyobora, riragukomeza, rirakwigisha. Handi muri Yesaya akavuga ngo nige ngo nzakwigisha inzira ukwiye kunyuramo. Nta muntu wakwigisha inzira ukwiye kunyuramo. Nizo zizo ziri mu iyo myuka mibi yose. Pastor, turagushimiye. Sawa, murakoze cyane. Imana ikumugisha kandi utwemereye ko abakunzi bacu nibagira ibindi bifuza kuganira nawe tuzongera none tukagusura ukongera ukasubiza bimwe mu bibazo bazaba bakubajije. Ikibazo. Imana ikumugisha. Sawa, murakoze cyane.